Yesu nashimwe cyane kandi Yesu ashimwe. Uyu munsi rero tugarutse kuri ya kamera kandi tubazaniye ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Mu bireba turi kumwe n'abatumirwa babiri, ngira ngo baraza turahera hariya hepfo. Mwene data abibwire, hanyuma niturangiza n'uyu kandi abibwire, nanjye ndongera nsubiremo mbibwire. kandi mama wakabadukurikiye bagiye gukurikira iki kiganiro, murakoze. Yesu nashimwe. amena. Amazina ni Mukandahunga Margaret. Yego, Imana iguhe umugisha. hanyuma Yesu nashimwe cyane amena. kuba duteze amatwi kandi abatureba. Ndi Kayirema Tomasi, umukozi w'Imana. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. amena. Amen. Twagerageje kubashakira abavugabutumwa beza b'inararibonye, kandi rwose tunejejwe no kubana namwe. Nanjye nitwa Pastor Gaudence Umugeni, mureba kuremera. Hanyuma uyu munsi ni umunsi mwiza cyane, tariki ya 23 ukwezi kwa kabiri 2025, twije gufatanya namwe. Ikiganiro cyacu gifite amagambo avuga guhamarwa n'Imana, bifite intego. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Reka dusabe Mukandahunga Marie Claire hanyuma n'ubundi adusengera Imana, twinjiremo. Imana iguhe mu izina rya Yesu. Twubahe Imana dusenge. Imana nziza, Imana ishobora byose, Imana twizera, umukozi w'umuhanga, Data w'Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye. Gushimira ko warinze rero Kristo muri iteraniro, muri ikiganiro cyacu Uwiteka Imana wateguye. Nubane natwe dushyigikire, kandi umuntu wese ugira icyo avugira imbere yawe, reka umuhereze Data wa twese Imana umugisha. Baduteze amatwi batwumva, reka ubagirire neza. Umuntu wese uri bwumve ijambo ryawe rimuhindure, kandi ukomeze kudushyigikira Kristo, kugira ngo tuyobore muri iyi gahunda, turindire n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko ushoboye byose Kristo. Aho tugire neza, utwiteho kuko ushoboye byose, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Reka twinjiremo kandi dusome ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana aratangira dusomera ijambo ry'Imana turi busange mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere ageze ku wa 3. hanyuma twinjire kandi dusobanura, ariko turifuze ngo uri budukurikire wihangane, wicare uhamwe hamwe, kuko birimo ubutumwa bwiza bw'Imana duhaye kukuzanira, kandi Imana iraguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome, tugiye kuvuga ku muhamagaro. Uwiteka ohereza Aburamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburamu ati, va mu gihugu cyawe, usige umuryango n'inzu ya so, ujye mu gihugu. Yesu nashimwe cyane. Ngo ajye mu gihugu, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi abazakuvuma nzabavuma, kandi uzakuvuma nzamuvuma. muri wowe harimo imiryango yose yo mu isi. Muri wowe harimo imiryango yose. Nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Twongere mu izina rya Yesu tubafashe. Uwiteka ategeka Aburamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, nzaba umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma,
kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko harimo amagambo akomeye. Umva muze Imana yavuze ngo umuryango wawe siga inzu ya se, saba abavandimwe bawe ujye mu gihugu nzakwereka. Kandi ntabwo Imana yisi kubwira igihugu uzajyamo. Oya. Ntabwo yahise imubwira igihugu agiyemo, nubwo yaramubwiye ngo va mu gihugu cyanyu, inzu ya so, siga umuryango wanyu, hanyuma uzajye mu gihugu nzakwereka. Ariko kandi irangije umusezerano mu gihe ukomeye cyane, iramubwira mubwira amagambo akomeye cyane ako kanya. Ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ubwoko bukomeye ni abantu benshi, ni abantu benshi cyane bafite imiryango myinshi kandi koko ifite agaciro. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzagugisha. Ubundi umugisha ukubiyemo ibintu byinshi. Umugisha urimo ubutunzi, umugisha urimo ubugingo, umugisha urimo amahoro. Mbega umugisha uvuza ibintu byinshi. Pastor, umugisha ntabwo ari umugisha w'umutungo, yaguhamaga umugisha w'ubugingo. Yaguherezaga umugisha wo kuzakorera Imana yawe ukayitabara. Ariko njyewe ndumva harimo n'ubutunzi. Kuko reba icyakurikiyeho, yaramubwiye ngo nzogeza izina ryawe uzaba umugisha. None si izina ryawe ryakogera uri umukene? Oya. Hari umukene wogera? Kandi aho hari umukene wigeze wumva yogera? Ngira ngo umuntu wogera ni umuntu ukomeye, bakajya bavuga batafite imitungo myinshi. Ariko kandi umugisha koko mpamvu narimwe ngo urimo n'ubugingo. Uyu mugisha iyo ubwayo yamwibwiriye ngo nzaguha umugisha, ibazaho azaba umugisha wubwe. Abavuze ngo ugira umugisha bakawugira. Amen. Ahesha umugisha igihugu, ahesha umugisha umuryango, ahesha umugisha mu baturanyi. Mbega ni umugisha. Kandi Imana irangije ivuga ijambo rikomeye cyane, iramubwira ngo umuntu uzakuvuma nanjye nzahita uzamundekere. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu rero Aburahamu ahamagarwa, ndashaka kubisanisha na rya jambo Pawulo yavuze ngo turabo yahamagaye nk'uko Imana yabigambiriye. Imana ishimwe cyane. Urumva Imana ijya guhamagara Aburahamu, ntabwo ari uwo mwanya byabaye. Hari ibintu yamubonagamo, yabifashe nk'umwanya kugira ngo izamuhamagare. Ibaze guhita utekereza uyu muntu ngo uzamugira umuntu ukomeye, nzamugira icyamamare, nzamenyekane, nzogeza izina ryawe ahanga yose, uzamenyekana kandi uzaba umugisha. Uzaba umunyamugisha, urangiza uba umugisha mu bantu. Imana nishimwe cyane. Urumva Pastor, rero biriya bintu byesanisha ibintu bikomeye cyane, ngo uzahabwa umugisha n'imbuto zawe zizabona umugisha, naho uzagera hose hahawe umugisha. Ubwoko bwawe uva muri wa bwoko butazabona umugisha, ugende gutabara babandi. Hari abarushyaga baremerewe, hari abandiwe, ariko umaze kuhagera bakabona umugisha, bakabona gukira, bakabona kunezerwa, baraheka rero yose. Birashoboka ko n'ubundi Aburahamu mu migisha ye hari irimo intego yo kuzajya gutabara abandi, kuzajya gukiza abandi. Imana nishimwe cyane. Amen. Kugira ngo dusome kandi tuganire kuri Aburahamu, turaza kuvuga kuri Dawidi, tuvuge no kuri Yesu Kristo. Tuze kubisanisha, turebe guhamagarwa n'Imana yarangiza ikakohereza ifite intego y'icyo uzamara, y'icyo uzakora. Kugira ngo dusome kandi ikaguha misiyo, ikaguha misiyo kujya gukora y'icyo ujya gukora. Reka turebe Samweli wa mbere ibice 16 umurongo waho wa 12. Reka mukanda aho ngaha dusomere Samweli wa mbere. Petero iravuga ngo Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Yego. Haleluya. Amen cyane. Nasoma umurongo nyine wa 12. 12 aravuga ngo nuko
aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe, ufite uburanga kandi n'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukeho amavuta. Niwe uwo. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta amusukaho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka aza kuri Dawidi cyane. Amena. Imana ishimwe cyane. Yego. Uyu Dawidi rero ariko yakomeje umurongo akawusoza. umurongo wa reka turebe, reka munongere mufasheho gatoya. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yamujyanye mu nzu, ntabwo ari ku karubanda. Aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundi. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukeho amavuta. N'uyu musukeho wicaye uhaguruke ubihe agaciro. Imana ishimwe. Amen. Niwe uwo nguwo. Niwe natoranyije. Niwe uwo nguwo. Uyu niwo murongo numvishe natekerejeho. Kuba Imana nayo izi gufata, ifite limiti, izi guhitamo kandi icyemezo yakyemeje. Yakibonye yagisuzumye neza. Buriya Imana yabwiye Samweli, umuhanuzi Samweli, ngo nagende ajye i Betelehemu, ajye kwa Yesayi, ajye kumwimikira iyo azamwereka, kugira ngo azabe umwami. Yavugaga ko yamaze kugaya uhari. Yagaye Sawuli, yashaka umwami uzajya kuyobora Isirayeli. Bishatse no kuvuga ngo uyu muntu uzimikwa nta n'uzamurwanya ngo amutsinde, ntawe uzamurwanya ngo amushobore, kuko Imana yamwizeho, Imana yamutekerejeho, yamugambiriyeho. Hanyuma Samweli nawe ariko agira ubwoba. Hari ukuntu abahanuzi bagira n'ubwoba, harimo abahanuzi bagira, ariko kugira impungenge ni byiza. Umuhanuzi wishobora agapfa kuvuga ibintu akabishyira hariya nk'aho ari ubirema. Ntabwo ari byiza, ukwiriye kubanza kugira impungenge, ntugapfe kwiruka. Hanyuma aravuga ati nzajyayo gute? Nzagenda mvuga gute? Nzabisobanura gute? Uvuga ati ugende umubwire yuko ugiye gutambira. Niba kubaza ubabwire yuko uje gutambira Uwiteka Imana ibitabo. Imana ishimwe cyane. Amen. Agira ibanga. Hanyuma yuko yari yamubwiye ngo agiye kubona umwami. Uyu murongo wa kabiri uravuga ngo Samweli arabaza ati nagendane ko Sawuli nabyumva azanyica. Uwiteka aramusubiza ati jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuga uti nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko nzagenza. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero Imana nayo ni umukozi w'umuhanga. Imana yari izi ukuntu izabigenza nagerayo, nzakwereka uko nzagenza. Arahaguruka ageze i Betelehemu, kuko anyura ku mwami, amubwira ati nje gutambira Uwiteka Imana igitambo kuri uyu musozi. Hanyuma uhamagare Yesayi, nshaka kuvanamo umwami, nshaka kuvanamo uwo uzimika, nshaka kuvanamo uwo nashimye. Imana ishimwe. Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana ni umuhanga cyane bitangaje. Burya abantu iyo baza kubimenya bakaba bubaha Imana bakanayitinya. Ngo yaragiye kuko ngo agezeyo yibwira Sawuli, yumva nta kintu bitwaye, yumva nta kintu biri bwice. Gutambira Imana yacu se hari icyo bitwaye? Ahamagara Yesayi. Ariko ahamagaye Yesayi aramubwira ati abahungu bawe bigize hino. Haleluya. Yigize hino. Yuko Uwiteka yaramubwiye ngo azane abahungu be, Uwiteka azana abahungu be bose tujye ku gitambo. Yuko ntabwo tujye ku gitambo abana bawe badahari. Ariko Imana burya yari ifite ukuntu, yari ifite imigambi. Abahungu be baraza batora umurongo. Abinadabu baraza ngo ari umuhungu mwiza muremure w'igikundiro.
ariko Samweli nawe ari ukuntu yashatse kujya mu mubiri areba Abinadabu abona ni mwiza nanjye mubonye ari mwiza navuga ngo agiye kuba umwami ariko uw'Imana ntabwo yabyemeye ariko ntabwo Imana itoranya nk'abantu yumva ijwi rimubwira ngo ntabwo ari oya Imana yamugaye Imana iramugaye ariyogeza ahamagaza kandi Eliya Abinadabu nawe ngo ahinguke aza ari umuhungu mwiza ariko ijwi ry'Imana iramubwira ngo si we akihagera aramubwira ngo ntabwo ari uwo nguwo nawe Imana yamugaye ndatekereza ko Yesaya yatangiye kugira ikibazo nizo abahungu banjye bamenyereye urugamba abahungu banjye bakuru beza batangiye kubagaya ngo bashyira ku murongo bagera ku bana 7 ariko hari uwaburagamo atanabaraga Dawidi ntabwo yabarwaga ntabwo yarazwi kandi nyamara bari bamuzi ariko bitewe nuko nta gaciro bamuhaga ntabwo bamubaraga Samweli baramubwira ati ko muye n'ingorane ntekereza ko Samweli nawe buri yarahuye n'ikibazo none se ko babanzaniye nka bamuze mu nzuka amavuta ndabigenza gute aramubwira ati hari agahererezi hari akana k'agahererezi kari inyuma iyo ngiyo mu ishyamba karagiye intama kugira ngo Samweli nawe ahite yumva yagatesha agaciro aravuga ati ariko nimumuzane mwuka w'Imana ubwo afite icyo yaratangiye kuvugira muri ntabwo turi burya ataraza Imana nishimwe cyane hanyuma ngo baragahamagara urumva kaje kirukanka igitaraganya mu ishyamba se barakaraba ntabwo bakaraba n'ibikote n'inkoni n'ayamvumba kwa kundi yitwazagamo amabuye yo kurwanisha nuko akituruka hariya mwuka w'Imana aramubwira ngo nguriya ni uwo haleluya hanyuma Samweli amwinjiza mu nzu yinjira mu nzu Imana ishimwe cyane arangije amusukaho amavuta ahagaze amusukaho amavuta arahaguruka amusukaho amavuta aramwimika burya yari yimitswe kandi byari birangiye Imana nishimwe cyane arahaguruka amusukaho amavuta niko ijambo ryatubwiye buriya ntabwo twaza kuza gukurikirana amakuru cyane tuzabigarukamo mu kiganiro cy'ubutaha Imana nidufasha tukabona uburyo buriya umva hanga ukuntu yamubwiye aramusubiza ati hasigaye umuhungu umwe ariko aragiye intama Samweli aramubwira ati abwira Yesaya ati mutumire bamuzanye kuko tutari ku gitambo nuko aramutumira bamuzanye yari umuhungu w'isuzugurwa disi urumva ko ntabwo twebwe uko tureba ariko Imana ireba ijambo riratubwiye ngo ari umuhungu w'isuzugurwa Mana yanjye we ni ibintu byo kwitonda cyane nuko umurongo wa 11 Samweli abaza Yesaya ati abana bawe naba aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama Samweli abwira Yesaya ati mutumire mumuzane kuko tutari bujye kurya ataraza 12 nuko aramutumira amujyana mu nzu yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro Uwiteka aravuga ati haguruka umusikiho amavuta ni uwo reka dusome n'uwa 13 Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane kuko Samweli arahaguruka asubira amen Samweli yisubira yuko yaramaze mission yarayirangije reka mubwire mu by'ukuri koko Dawidi nubwo ari muremure w'uburanga w'igikundiro ariko muri bene se yari insuzugurwa rero tonanirwa mu bwati buhererezi bwana bw'ubuhererezi rimwe na rimwe nibubasha kwiga nibugira imbaraga tumenyereye ko abana kenshi babucura bavutse mu maraso y'abantu bakuze nta mbaraga rimwe na rimwe n'amashuri badatekereza yuko bashobora kwiga bagatereka bitumwijyanire mu ntama ako kabe nk'igitambo cyacu yigire mu ijambo hirya ngiyo ariko rata burya iyo dukurikiranye gusoma kino gitabo dusangaho Imana nayo ubwayo na mbere hose hari icyo yari yarakoze ibaze Dawidi wagiye mu ishyamba akagira imbaraga ngo iyo intare
zazaga gufata umwana w'intama umwagazi w'intama Mm. ngo arayivudukanaga akayifata umuhungu wo gufata intare akayishwanyura akayicakira akayambura umwagazi w'intama agafata urwase rwayo akawutanga kandi reba idubu ukuntu ari ishyano ngo yarazaga ngo yafate intama mu mukumbi wa se ngo akayivutagura ibaze kuvutagura inkoni idubu ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye cyane Imana yari yarabanjije kwigisha yari yarabitangiye nababwiye ko ikiganiro kizakurikiraho tuzakizana ubutaha tubabwira ku guhamagarwa n'Imana ifite misiyo ku muntu ifite icyo ishaka kuzamumaza Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro rwose Dawidi rero uyu nguyu turaza kuza kugarukira hano Samweli amusukaho amavuta imbere y'abakuru be bapfaga kumenya ko yimitswe bapfaga kumenya ko yatoranyirijwe muri bene se Yesu birirama hanyuma amaze gusukaho amavuta navuga ngo ni impano z'Imana zamuje atangira kujya amenya gucuranga agacurangiye mu ishyamba akaririmba akagira gute na se arabimenya na bene se barabimenya kugeza ngo hari igihe umwuka mubi wajyaga kuri Sawuli ukamuzengereza bashaka umuntu wazafasha Sawuli sinzi niba barasengaga icyo gihe wenda baza kumushakira ibiganiro ngo akire bikanga abapfumu bakaza bikanga ariko baravuga bati nimugende muzane Dawidi uragira intama za se hirya mu ishyamba aze kwa Sawuli ajya amucurangira nacuranga iriya nanga hari ikintu izakora haleluya bagacuranga umwuka mubi wavaga ngo mwijuru ukajya kuri Sawuli ukamuvaho ukagenda Imana ishimwe cyane reka tuze gusoma irindi jambo hariya hirya tuze kubona ukuntu dusobanura intego y'ijambo turasoma hariya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ni ibice 10 umurongo wa mbere n'uwa kabiri hanyuma niturangiza turaza gusoma n'umurongo waho wa 5 reka mpasome nihuse mu bice 10 y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo umurongo wa mbere hanyuma tuze gusimbuka dusome n'uwa 5 ahamagara abigishwa be 12 abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose ku murongo wa 5 abo 12 Yesu arabatuma abategeka ati ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'abasamariya ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli umurongo wa 7 nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi amen mukiza abarwayi muzura abapfuye mukiza ababembe mwirukane abadayimoni mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi Imana ishimwe cyane bishatse kuvuga ngo iki buriya mu gihe cya kera isezerano rya kera ijambo rirashaka kukwereka buryo ki Imana yahamagaraga igatoranya ifite misiyo ikizamaza aho igiye kugutuma ikizakuvanamo buriya Aburahamu Imana yashaka kuzamuvanamo ubwoko uzitirirwa izina ryayo kandi yabigezeho yageze ku ntego Imana ishimwe cyane yageze ku ntego kuko uriya Yakobo Imana yiyitiye izina uzi ko yamubatije nijoro yamwise izina nijoro ariko icyambu cya Yaboki akirana na marayika ubwo yaramaze kwambutsa abagore be n'injuru n'imitungo ye yose atekereza ati ntabanza ngo nsenge mwene data aranyica Esawu yari yaramuriganije umugisha reka mbanze ndari hano mbanze nsenge yuhiriza burya rero nakeragira ngo za ruswa zabagaho yafashe imitungo afata imigabane ayekeje ku matandiko aravuga ati nimunshyingirire mwene data Esawu mumubwire ko ndaho ko ndi mu nzira ariko iryo joro hari icyo Imana yari iri bukore yakiranye na marayika w'Uwiteka Imana uyu mugabo udasanzwe anyuze imbere ye aravuga ati icyo ndimo gusengera menya ijuru rije kugisubiza uriya muntu ntasanzwe ashobora kuba atumwe n'Imana ashobora kuba atumwe n'ijuru aramufata ati ntabwo ncika aramubwira ati ntabwo ncika utampaye umugisha umugisha barakirana
bijyaho bijya umuseke ujya gutambika aravuga ati ntabwo mureka ubutampaye afata inyonga yita ariko buriya kugira ngo uzahabwe umugisha Imana izagira iki kugira cyo hari ikintu kiba kibaye ririya kina rya Yakobo akirana na marayika hari icyo bisobanuye bisaba imbaraga bisaba kwizera Yakobo yari afite kwizera gukomeye maze ngo abanye kwa murembeje amufata umuti wo kunyonga yita korye ngo urareguka ariko yanga kumurekura ati ntabwo nakurekura aramubaza ati ubundi wa mugabo witwa ariko ntabwo yagombaga kumubeshya nk'uko yabeshye aramubwira ati nuko uri nitwa izina niryo muntu uriya kabako uri umuriganya ari umuriganya ariko ubu ntukitwa Yakobo ubu witwa Isirayeli haleluya ukuri umunyambaraga umugisha kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha amen amina byakomotse kuri sekuru Aburahamu Mana ishimwe cyane Isirayeli risobanuye ko ugiye kuba sekuruza w'amahanga ugiye kuba sekuru amahanga azagukomokaho bamwe bazagukomoka se w'abana benshi Imana ishimwe cyane rero Imana buriya yahamagaye uriya Aburahamu uzi kizamuvanamo kizagira umumaro Imana ishimwe bya zina ryogeye Dawidi nawe Imana imutoranya ngo ajye gusimbura Sawuli yagira ngo azaba umuntu w'umumaro muri Isirayeli azaba umwami wese ahahagarara abikore neza Imana ishimwe cyane ireba ibiriho ireba n'ibizaza n'ibyashize ibireba imbere yayo n'ibyambaye ubusa Imana ishimwe cyane Imana iyo ijya kugutoranya ibifite misiyo ibifite intego Imana ishimwe cyane ntabwo ipfa guhamagara gusa hanyuma rero mu isezerano rishya nanone Yesu Kristo ubwo yatoranyaga abigishwa be yatekerezaga ko izina ry'Uwiteka Imana rikwiye gukomeza kwamamara abantu bakamenya Imana ese ni bande bazakwizwa ubutumwa bwiza isi yose kabwirizwa ubutumwa bwiza bakamenya ko hari Imana mu ijuru hari Imana mu Bisiraheli hari Imana Imana ishimwe cyane hari Imana mu bantu hari Imana ishobora byose atoranya abigishwa 12 nubwo uriya Yuda Isikariyote yaje kumuhemukira ariko nabo byari mu mugambi w'Imana nayo yari muri misiyo y'Imana yari muri misiyo y'Imana Imana ishimwe cyane yuko Yesu misiyo yari ishoje ashaka kugenda yego Imana yari yarabigambiriye kera erega nubwo yari bizi ko bizaba ariko Yesu yari yarabyemeje ubwo inama yakorwaga mu ijuru batekereza uwazanye gucungura umwana w'umuntu wa marayika akaburamo n'umwe mu bizima n'abakuru mu ijuru habura n'umwe buri umwe wese abona icyo ashinzwe avuga ati jyewe ndarinda jyewe nshinzwe gutwikira jyewe nshinzwe gutumwa jyewe ariko Yesu arangira avuga ati kwe umurimo w'intoki zacu twakoze umurimo none Satani amanutse kuwangiza ndahaguruka ndabagendera haleluya bari bashyizwe imbere igitabo gifatanishijwe ubushishi imbere n'inyuma wari kukibumbura ariwe wari kubahamije yuko agiye koko Imana ishimwe cyane kandi kubumbura icyo gitabo byerekanaga ubugingo bw'uwo muntu uko buzatambwa uko ibimenyetso bifatanyishije kiriya gitabo byamenwe utaha tuzabiganira neza n'icyo gitabo tukivugeho Imana nishimwe cyane arahaguruka aravuga ati nige data barije utuma nigewe barije utuma byumvikana yuko yari agiye kuba igitambo cy'abantu Imana ishimwe cyane buriya Yuda Isikariyote yamugurishije azi neza yuko avuga ati n'umwana w'Imana ndayarya kandi nimara kuyarya harabacika cyangwa se arahamagara ingabo zo mu ijuru zibarwanye zibatsinde yego reka nirira aya mafaranga irazi ko azarurwana yanga gupfa ariko Yesu uko yarwanya urugamba bitandukanye n'uko Yuda Isikariyote yabitekerezaga Imana ishimwe cyane ntabwo yigeze arwana kuko yari azi icyo agiye gukora yazi ko misiyo irangiye yagiye rero yari yaratumye abigishwa be arababwira ngo mbahaye ubutwari n'ubushobozi mugende mwirukane abadayimoni bose mukize indwara muzura abapfuye haleluya mubwiriza abantu ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana
ubabwire ko ubwami bw'Imana buri hafi. amen Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Rero ni ukuvuga ngo gutoranywa n'Imana nk'uko ibishaka byanze bikunze bifite misiyo yo kugirira abantu umumaro, abantu yaremye kandi nayo ubwayo ikomeze yamamare. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Reka dusome rino jambo rero Pastor, uzarebe. rero hari akantu umuntu ubishanga unumvise umwuka nyine aravuga nk'uko uba ushobora kureba abana bawe ukagira uha misiyo kugira ngo ajye gukora bya bindi Yego. kugira ngo ugaragare, kugira ngo agaragare, Yego se. kandi Imana ntabwo ishobora gutuma ba bandi bari hejuru ireba wundi usuzuguritse. Yego ti. Ikareba wundi uciriritse akaba ari wituma, yamara kumutuma yagera yungo ariko si yungu niwe. Hariya mu ngoma za kabiri ngo abahanuzi barahanura baricara ngo umwuka aravuga ngo nijye uzayibasha. Yego. Imana ishimwe. Iragenda ituma usuzugurwa, Ituma umuntu uruhije woroheje hanyuma y'abandi. Ariko y'abandi. Imana burya ntabwo ituma umuntu w'ikigwari. Nubwo abantu bamureba ko ari Twebwe tureba ko yoroshye ariko ku Mana aba akomeye nubwo cyane. abantu bamureba ko ari umuntu ugayitse, ariko wa ndani mu Aba mutima Imana hari ibageze. ibipimo Imana iba yamaze kugupima ikakwemerera ikavuga ngo uyu nguyu umutumye Yangira yamara iki. Ariko Imana ni umuhanga cyane. Reka dusome hano urebe ukuntu Imana ari umuhanga. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 6 umurongo wa 37 wonyine turaza gusoma n'uwa 65 wumve umurongo wa 37 Yohana ubutumwa bwiza umurongo wa 37 ibice bitandatu umurongo wa 37 turi buze kuza gusimbuka dusome n'umurongo wa 65 wonyine. Tugiye gusoza, turimo turaganisha ku musozo ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Hana ndetse Yohana ngo kangahe? Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 6 umurongo wa 37. Dusome mu izina rya Yesu. Uwo data yampaye wese aza aho ndi, kandi uza aho ndi sinzamwirukana na hato. Byumvikana ko umuntu uza kuri Kristo Yesu aba yarehejwe n'Imana, yoherejwe n'Imana. Uza kuri Kristo Yesu muri bwa buhanga bwayo, muri kwa gutoranya kwayo, amina, iba yaramugezeho ikamuganiriza. Hanyuma kandi Yesu nawe akavuga ngo uwo data ampa wese aza aho ndi, kandi naza aho ndi sinzamwirukana. 65 haranditse ngo nuko aravuga ati nicyo cyatumye mbabwira yuko hatariho ubasha kuza aho ndi keretse abihawe na data. Amen. Nta muntu ushobora kuza aho Kristo ari. Niyo mpamvu uzumva abantu benshi barwanya atatumwe, atabihawe n'iyamuremye. Reka tubivuge gutyo, atabihawe n'iyamuremye. Ubusa bananiwe abagenda bakiyomakananirwa ntabwo abayahawe misiyo. Erega hari n'abitumiriza